Banyarwandakazi banyarwanda mu izina ryanjye Padiri Atanazi Mutarambirwa ndagira ngo mbagezeho igitekerezo nise imizi y'ukuri. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbaramutse mbwira buri wese ntihumura. Humura ni ijambo riherutse gukoreshwa n'abantu bishyize hamwe ngo batekereze, bajye inama maze begerane kandi begeranye abantu bose b'ubushake, cyane cyane abakora politike, ngo bafate ingamba zo kugamburuza FPR na Kagame maze bakureho ubutegetsi bwe bubi kandi ngo bategure ejo heza h'u Rwanda. Humura rero yaje kuba izina ry'ishyirahamwe aba bantu bahuriyemo kugira ngo barusheho guha icyizere abakurikirana ibikorwa byabo n'abanyarwanda bose muri rusange. Nanjye nari umwe muri abo. Koko rero iki ni igihe cyo kubwira umunyarwanda aho ari hose ngo humura, kuko ibihe turimo biteye ubwoba. Nyamara ariko nk'uko bivugwa ngo hari abagabo ntihapfa abandi, ndagira ngo mbibutse ko ibintu bishobora guhinduka ku buryo ibitera ubwoba umuntu ibyo ari byo byose akwiye kubitsindisha indangagaciro nyazo, kuko burya umuntu agumana agaciro ke ndetse na nyuma yo gupfa, kuko n'ubundi urupfu rudafite ijambo rya nyuma ku mibereho yacu. None rero turebeye ku bantu nka ba Rwanyonga ahangana na Rwabugiri, nka Rukara rwa Bishingwe n'abazungu, umukobwa Ndabaga, Padiri Kagame Alex wanditse amateka atabogamye nta n'amarangamutima amurangwamo. Hari abantu nka ba Gitera watumye umwami Rudahigwa yibaza yumva ikibimutera. Hari ba Kayibanda na bagenzi be bagize ubushishozi bwo gukangurira rubanda gutsinda ubuhake bwa cyami no gutsimbura gikolonize y'abazungu. Ndongera kandi ngatekereza abagabo nka Makuza, ndavuga na Stazi Siberenari, bagiye batanga ibitekerezo by'indakemwa ku buryo budasubirwaho. Mwibuke imvugo yogeye ngo asuke Makuza di je n'ajoute rien, ndetse ikaba yarabaye ikinyarwanda ku buryo ivurwa na buri wese naho yaba atavuga igifaransa. Hari n'abandi benshi bagiye baza mu mateka yacu nka ba Padiri Silvio Sindambiwe, Depite Nyiramutarambirwa Ferikura, cyangwa se na ba Magayane batwibutsa abandi bahanuzi ba kera. Hakaba na ba Rwigema rwari rwiyemeje gutaha nta rwango, amaherezo akaniyicirwa n'abo yarwaniraga rwose mu manzaganya. Mumbabarire ne kubitindaho, navuga ko Kagame ari we wamwicishije kandi adashaka ko hari ubivuga, nubwo bizwi na benshi. Banyarwandakazi banyarwanda, nubwo abantu nk'aba tutabazi bose kandi nabo tuzi tukaba tutabava imuzingo, ndagira ngo sabe buri wese abumbura amaso arebe cyane muri bya bihe bikomeye mu ntambara na jenoside. Murasanga iyo batabaho nta wari kurokoka, nubwo Kagame abyiyitirira akanabigira igikangisho. Ku dusozi n'imirenge hose habaye intwari mu guhisha no gutabara abahigwaga, Abatutsi cyangwa Abahutu ndetse n'Abatwa tutabibagiwe. Habayeho intwari nyuma mu kutihora cyangwa kubeshya muri gacaca, ariko cyane cyane habaye intwari z'Abatutsi nemera cyane. Bamwe babonye kare ibya FPR kandi wenda koko ari nayo yabarokoye, bakitandukanya nayo rugikubita, bagasubira mu mirenge iwabo bakaremesha abaturanyi babo. Aha by'umwihariko ndashimira Abatutsi bose basohotse mbere mu nkambi FPR yari yarabarunzemo ngo irabarokoye, bakanga kujyana n'ibyo babonaga, bagasubira iwabo batibagije ingorane bari barahagiriye kugira ngo babashe kujya barengera abarengana. Ndabarahiye abo bantu iyo batagaruka ku mirenge twari dushize, hari gukira soryo. Ndongera kuzirikana abasirikare n'abandi bavukiye hanze bakabwirwa byinshi bitari byiza ku Rwanda,
nyamara bahagera bakitsinda ntibarangwe n'urwango, ahubwo bakiyumva iwabo bakanarengera bose, ndetse ubu bamwe bakaba barongeye guhunga kuko ibyo barwaniye atari byo babonye. Abari bategereje ubwisanzure n'ubutabera ntabyo babonye, amahoro yavugaga i Rwanda ntibayasanze, abandi nta mutuzo nta mujyo nta majyo, basigaye bicwa busazi bagahigwa nk'impongo. Muri aba nshima ndagaruka kuri Madamu Muhoza Victoire, Bwana Mushayidi Deogratias, Dogiteri Niyitegeka Theoneste na Bernard Ntaganda bashatse guhiga Kagame izuba riva. Abasirikare nka ba Frank Rusagara, ba Rugigana Ngabo na bagenzi babo. Ngeze kuri aba basirikare nibuka uwambwiye ngo bari abahungu nabo ngo bagomba kuba ari intwari, ngo kubona umuntu barinze igihe kingana kuriya bemera akabagaraguza agati umwe ku wundi bafite imbunda, hakaba nta uratinyuka nibura kuyimutunga ngo acukiraho kubicu urw'imbwa. Ngo ariko ngo wamurasa nawe yaba ari intwari. Mu kwita inyandiko imizi y'ukuri, nagira ngo mbahumurize mpereye ku ngero zifatika z'abanyarwanda bo mu bihe binyuranye no mu moko anyuranye bahisemo kugendera ku ndangagaciro bakavuga ukuri kandi ntibatinye kwerekana uko ibintu bigomba kugenda batitaye ku ngorane n'imibabaro bashobora guhura nabyo. Izi ngero kandi ziratwereka ko no mu bihe nk'ibi, aho u Rwanda ruri mu gihirahiro, aho benshi babona ko noneho rwenda kugwa mu rwobo rutagira indiba, haba nabwo hariho abantu b'abagabo tutari tuzi bagira gutya bagahaguruka bagahagarara kugira ngo gusa amazi atarenga inkombe, kandi ko buri wese ashobora kuba mwabo. Abo bose rero nibare yanagarutseho, bamwe bagira gutya ukabona nta uzi uko bigenze, barahagurutse ibintu bigahindura inzira n'isura, kabone naho bitabahira, ahubwo akenshi ugasanga nta nyungu n'imwe babikuyemo. Bakoresha gusa za ndangagaciro zigize muntu by'ukuri, ari nazo nyine zimuhesha icyubahiro kimutandukanya n'inyamaswa. Burya kabone naho inyamaswa yaba inkazi kugeza he, iyo ipfuye ibyayo biba birangiye. Byumva uhore atese waba usize nk'urukimusozi. Burya uzagende ari ntawe ubishaka, kuko n'ubu waragize neza bazahora bakwibuka. Naho burya baruvumwa bo barazima bakibagirana pe. Tutiriwe tugereranya ibihe cyane, biragaragara ko abanyarwanda benshi bishimiye cyane umukobwa Diane Rwigara, ari nawe watumye nsobanukirwa ko ukuri kugira imizi ihambaye kandi igira gutya igaturikira aho ishaka, kugira ngo gusa igiti cy'ubuzima gishingiye ku kwizera kitazuma. None se nyuma yo gutekinika no kubeshyira rubanda ngo yasabye Kagame gufata manda ya gatatu, ninde bari gutekereza ko intwari zamuhemuza riva izaturuka kwa Rwigara wari umaze kwicwa by'agashinyaguro? Nimvuga Diane kandi twumve na mwene data n'abandi bose bagerageza nta bwoba kwerekana ko nyina wundi abyara umuhungu, kandi ko Kagame atari icyatwa nk'uko abyibeshya. Bityo rero banyarwandakazi, banyarwanda, ukuri nk'uko byavuzwe niko kubohora abantu, kukabaha kwigenga, kandi uwigenga yibeshaho. Nkaba rero mu rugero rw'abariya abantu navuze n'abandi namwe muzi, saba buri munyarwanda ngo yibuke, yikebuke, yirebe, yumve igikwiye gukorwa. Kuyoboka buhumyi gusa se dushaka indonke nk'imwe ya Mutamu, cyangwa gushyira mu gaciro tukagena neza amateka y'ibihe bizaza? Ntituri inyamaswa bajugunyira intongo cyangwa ubwatsi bazishakiye. Yewe ntituri na bya bibwana birigata utuvungukira twabashebuje.
kandi ndahamya ko n'uwabihitamo atabishobora. Byongeye dufite n'ubwenge bwo gusesengura ibyo tubwirwa. Akenshi dusabwa kudatekereza ku byabaye byose mu mateka yacu. None na n'ubu hakaba hakiri abibwira ko ari bo bagomba kugena iminsi y'ubuzima bwacu. Kubona Kagame atinyuka kuvuga ngo hari igihe u Rwanda rutabagaho. Ese ahubwo ntibuka ko Repubulika yitwa ko ayoboye ubu yaharaniwe muri icyo gihe we ashaka kubeshya ko nta Rwanda rwabagaho? Ko avuga za universite se ngo yubatse nubwo adasiba kuzifunga. Ntazi ko universite ya mbere yatangiye muri iyo myaka. Ntazi se ko u Rwanda rwigenga ariho rwanditswe muri Loni. Apfa kuvuga ibyo yiboneye gusa. Biri ubwabyo birahagije kugira ngo agaragaze ubwe ko adashoboye atanakwiye kuba umukuru w'igihugu, kuko uretse no kuba byerekana ubujiji yifitemo bwo kutamenya igihugu n'amateka yacyo, ni nagihamya ko uriya mugabo ari umubeshyi cyane n'umunyamanyanga n'amahugu. Umuntu witira ibikorwa by'abandi ntibyadutangaza tubonye yigaruriye imitungo y'abandi. Kimwe nuko kuba adatinya kuvuga ko ibyo atakoze bitabaho, bitwereka ko nta cyamubuza gusenya no gusenyera abatamwemerera ko yigarurira ibyo bihahiye cyangwa ibyo bibakiye. Buriya ngo akuzuye umutima niko gasezekara ku munwa. Ni ukuri Kagame uvuga kuriya mu kwiyamamaza nagera ku butegetsi azaba gica, azasenya kahave, azarimbura imbaga. Kubera rero iyo mpamvu reka ngire n'icyo mvuga ku matora muri rusange, dore ko hari n'abagiye bambaza icyo mbitekerezaho, nkaba nararindiriye ko igihe cyegereza ngo tube tubireba neza. Mu guhitamo abakandida byaragaragaye ko hajemo amarangamutima ku rwego rwa komisiyo y'amatora ndetse n'akarengane n'igitugu ku rwego rwa leta. Ubwabyo kuvuga ngo Diane ntiyujuje imikono y'abamusinyira, ndagira ngo mbibutse ko uretse n'abamuzi n'abamukorera n'imiryango y'abasirikare se yajyanye mu nkotanyi ihagije kugira ngo Diane yuzuze iyo mikono mu kanya gato. Mbere no kwibutsa abo basirikare ko Rwigara atabafashirije kuba abagaragu b'umuntu runaka. Ntagombye kurondora ibyabaye kuri bu mukandida, mwibuke ko nta na rimwe Kagame yigeze avuga abarenganura nka perezida mu gihe bagaragazaga akarengane kabo. Ahubwo yararenze abavugaho nabi igihe bari bihuriye n'abambasaderi, kandi ahubwo icyo gihe ariho yagombaga guceceka kuko nawe yari amaze gutanga kandidatire ye. Hari abemeza ko Frank akorera Kagame, ariko ndebye uko ibintu biri, nasaba abanyarwanda nibura mu rwego rwo guhinyuza bagatora Frank, noneho tukazareba uko bizagenda. Bityo ndasaba opposition yo hanze yose kubwira abantu babo bo mu gihugu no hanze gutora Frank, kandi bakitegura gukurikirana ibarura nibura tukazabanza tugahinyuza Kagame. Nihabaho resistance y'abaturage barengera amajwi yabo nyayo atari bya bindi byo muri referendum, rubanda yose izahagurukire rimwe tugaragaza ikinyoma cya Kagame na FPR bagize ubwoba, none bakaba barazanye imvugo yo kugendera ku mikono basinyishije abantu ku ngufu, ngo aha amatora yarangiranye n'iyo ngirwa referendum kubera kutizera amajwi bazabona. Amashyaka nka PSD, PER n'andi nkayo, FPR yabatwariye abayoboke ku ngufu, maze abayobozi
ibarekera ku kazi yari yarabahaye ngo bajye bayisinyira ko ahaha mu Rwanda hari amashyaka menshi. Amashyaka nyabaki se adashobora guhura ngo akore inama n'abaturage bayayobotse, ntabashe kwigaragambya ngo yamagana amabi leta ikorera rubanda, ntanabashe kuburizamo imigambi mibisha ya FPR mu manama bagirana nayo. Ubu si imvugo ngo kwiturufu y'ishyaka runaka rikoreshwa iyo FPR yatanze umuntu ugomba gufata umwanya mu izina ry'ayo mashyaka harutayizi. Ni amashyaka y'abaringa gusa, ku buryo ngo abayari ku isonga basanga nta n'umwe washobora kuyobora igihugu. Muri politike, iyo udashoboye kugira icyo ukora uricecekera, ishyaka ryawe ukaribika mu mpapuro, nawe ukihisha ukabura, kuko uba usigaye gusa uri umushyushyamitwe. Naho iyo wabaye inkoma amashyi nka ba Makuza, aha noneho ndavuga Bernard n'ababiruta, ntubura ahandi uba uri mu nda y'ishyaka wamamaza. Reka ngaruke gato ku mvugo y'iterabwoba Kagame na FPR bakoresha mu kwiyamamaza kwabo, ngo niba umuntu ataje muri mitingi yabo ngo baravuga ko ari interahamwe. Ibyo bintu byo gukomeza gufungirana abantu mu mwijima w'ibihe bibi byahise wuzuyemo ubugome bukabije bushobora kubangamira abaturage no guhungabanya umutekano w'igihugu muri rusange. Uzi nk'iyo bavuze ngo kwiyamamaza kwa Diane ngo yabitewe no gushaka kwihorera, maze se Kagame ko yirirwa atoteza, afunga, asenya, akanica abatagize icyo bamutwaye. Erega iyo tuvuze ngo abantu bose barareshya n'ibyo, niba Kagame afite ububasha bwo kwica, amenye ko n'abandi bazagira uburenganzira bwo kwihorera. Gusa Diane we yivugiye ko mu kwemera kwe guhora ari iby'Imana. Tumusabira ahubwo atazahinduka, bizakorwe n'abandi. Mbere yuko mva kuri iyi ngingo, banyarwandakazi banyarwanda, ndagira ngo mbibutse ngendeye ku mpanuro za Obama ko tudakeneye abategetsi b'ibihangange, ahubwo ko dukeneye inzego zihamye. Kagame ntakwiye gusubira kuba perezida wacu, kuko igihugu nticyubakwa n'ibikenya bya gica by'ibihanyaswa byica bikarimbura. U Rwanda rwacu rugizwe n'imfura n'abagabo n'inyangamugayo bakunda ubutabera n'amahoro, kandi bataryamira ukuri ngo bajye aho bimike ikinyoma, bajye bogeza ibibi kandi byiza ari wo mukiro. Banyarwandakazi banyarwanda, rwose ndagira ngo soze mbinginga ngo muhagurukire icyarimwe, mureke ba Kagame n'agatsiko bariya bakuraho ubusoni, biva mu Cyongereza corruption. Abantu ikinyoma cyahindurije, none ikibi akaba ari cyo bita icyiza. Umuntu wica umuvandimwe akidoga, mwibaza ko hari amahano arenzayo? Mwibaze niba hagati ya Gahini na Abeli tugomba guhitamo Gahini, Abeli akadutera ipfunwe, Gahini akaba ari we witwa intore isumba izindi. Ndabarahiye imizi y'ukuri naho wayitabika kure hangana iki, izatinda izamuke, isanisha umuhutu n'umututsi, umukiga n'umunyenduga, kugira ngo bivugwe ko Gahini ari we mubi, kuwishe Karegeya ari we watatiye igihugu, kuwatojwe kubaka atari we wasenyeye Rwigara, ko atari we wahiritse Hotel Top Tower, kukunda demokarasi atari we utobanga itegeko nshinga, kukunda igihugu atari we ugisahura, kukunda abaturage atabicisha inzara, kuwahanuye indege ari we watangije jenoside, kutoza urubyiruko kwica ari umugome, n'ibindi. Buri wese yongere kuri liste ukuri kugomba kugaragara, kandi
areke uwo muzi umuzamukemo, maze duhurize hamwe mu kuri nta buryarya, tugarukire igihugu bubi na bwiza. Hari umugabo twiganye ukunda kwivugira we ngo manu militari. Koko rero ubutwari ntubugira ubwoko. Umututsi yaba umugabo kimwe n'uko umuhutu yaba umugabo. Muri ayo moko yombi kandi hashobora kuva n'ibisambo. Ikinyoma rero kiri mu Rwanda kitubwira igisambo cy'igihutu n'igitutsi cy'igihutu kitubwira ko igisambo cy'igihutu n'igisambo cy'igitutsi byafatanya bigakunda, ariko ngo imfura y'umuhutu ntibaho. Oya, n'imfura y'umuhutu ibaho. Kandi nitwiyaka ikinyoma nk'icyo, izo mfura zombi zigahura, tuzatsimbura bya bisambo ubu bihuriye ku ngoma, maze u Rwanda rutengamare aho gutembagara. Na mu mashyaka mutaretse umwihariko wanyu, kuko demokarasi itanga ubwinshi bw'ibitekerezo n'amashyaka menshi, muhumure, muhure, muganire, murebe ingingo zibahuza, maze nk'uko nigeze kubikomozaho mu minsi ishize, muhuze imvugo muhamye ingiro. Leta yanze imishyikirano itaziguye, yahinduye itegeko nshinga mu buriganya, none n'ingabo zabaye nyamugiyo bijya, zanga kurirengera, zinanirwa kurinda repubulika. None irimo iracuranguka izuba riva. Nta bindi tubasaba, turabatumye kandi tubari inyuma. Nta bindi byo kwigaho, nimujye hamwe mutegure ingabo zihashye izo zataye inshingano, zigatatira igihugu na leta yazo, maze mushyireho leta nziza iyobora igihugu mu byifuzo n'ineza ya rubanda muri rusange. Ukuri n'amahoro biganze iwacu, kandi